Imana ijyanye abantu ku kagezi, Imana ijyanye abahanuzi ku kagezi, kuko Imana ijyanye ingwa mu kagezi. Imana imanuye ingwa ku kagezi. Wowe Imana icyo nemera cyo ni uko umugisha wawe ushobora guca ku muntu, kandi niko bimeze. Ni ibintu byinshi njya ndeba nkabona koko Uwiteka yarabizi, Uwiteka yarabizi ko abantu bazavuga ngo ni mami. Ndakunda kubibona ukabona umuntu avuga ngo iyi modoka ni mami, iyi modoka ni mami, ntiyibuka Imana ivugana nawe imodoka ugasashi. Ariko Uwiteka azi abantu be, niko yavuze, azi abasenga basenze, azi ababwiriza babwirije, azi abahanura bahanuye neza. Uwiteka azi abantu be, umubare mwinshi koko niko biba bimeze. Uwiteka arabizi, azi ko abantu ari benshi, azi ko abahanuzi ni benshi, azi ko ari benshi, azi ko abavugabutumwa ni benshi. Niyo turi ku izi mbuga tugenda tureba umuntu akabona koko ni benshi. Yes, reka tubasuhuze mwebwe mwese mudahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, kandi umucyo w'Uwiteka ukomeze ubazenguruke muri byose. Tuvuge ngo nimba unezerewe komeza unezerwe, nimba uri mu bibazo humura, hamwe no kugusengera Imana hari igihe uzacya ibibazo urimo byarangiye. Dusuhuje inshuti zacu aho muherereye hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, tutavuze ibihugu bigiye bitandukanye. Uwiteka nabishimire kandi abahaze ibyiza. Nkuko nababwiye ko nzajya mbagenderera nkabatumirira abakozi b'Imana bafite ijambo, bafite ubuhanuzi bugiye butandukanye. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Kandi uyu munsi twagize umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Mwambwiye ko mumukunda, ariko nanone mujye mubicisha muri komenti mubigaragaze, mwanamuhamagara cyane ko nimero ziwe aba yazitanze, akabasha kubafasha gusenga Imana cyane ko aricyo yahamagariwe. Umukozi w'Imana rero turakwakiriye kuri Betifage TV. Uratangira utwibwira, noneho numara kutwibwira urasenga Imana. Numara gusenga utugezeho message. Biragaragara ko Uwiteka yaguhaye message uyu munsi, ndakubona rwose kabisa, ndabona biragusa. Utugezeho message Uwiteka yaguhaye kutugezaho, kuko yabiguhaye, kandi natwe turategera amatwi icyo Uwiteka yagutumye kutugezaho. Karibu. Murakoze cyane kunyakira. Hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mutoniwase Esther, nkeka ko tuziranye. Ndi umugore, mfite umugabo n'abana. Yego. Hanyuma ndi umukristo ku itorero rya Birembo Paruwase n'Ikinyinya. Ndashimira Imana ko nongeye kugaruka ku bana namwe tuganira ijambo ry'Imana, twibukiranye iby'uru rugendo. Kristo naduhana umugisha. Amen. Uwiteka aguhe umugisha kandi agushyigikire muri byose. Karibu no gusenga rero utugezeho message Uwiteka yaguhaye kutugezaho. Murakoze cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Turagushimiye Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro cyinshi. Turagushimiye kubera ko watuzaniye ubumwe buduhuza n'Imana Data, kandi tunezererewe Imana kubera ko yaciye muri Kristo Yesu tukahakura izina rishya ryo kwitwa abana b'Imana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro cyinshi. Kwa aya masaha y'umugoroba tunejejwe n'Imana mu mutima wacu, kubera ko Imana yagiye ibana natwe mu minsi yose yatambutse, kandi Imana yatugiriye neza, yaturinze imbaraga z'umubi yaconshomeye byari kuduconshomera. Yafashe mpiri imigambi y'incakura. Kuboko kwiza kw'Imana kwaraturamiye, kandi hari ingabo zapfuye twebwe twabonesheje amaso, hari n'izo tutabonesheje amaso, ariko turavuze ngo Imana ishimwe. Haleluya, kuko itadutereranye. Turavuze ngo Imana Edemayi ihimbazwe, kuko itaturetse ngo tube twenyine. Yahagararanye n'ibyacu, iba umugenga, kandi ituyoborera neza. Kuboko kwiza kw'Imana twarakubonye. Yahagararanye n'abacu. Imana irwana intambara nziza. Nuko rero turagushimiye, kandi tugusaba ngo iri jambo tugiye kwibukiranyaho, turasenze ngo umwuka wera w'Imana rishorere,
gukora kw'Imana kuganze, imbaraga z'Imana zirimo ibidasanzwe, kandi yewe drone unyemerera umugambi wawe mugari kuri twebwe. Ko rero ngaho nuduhire, tubangamiye imbaraga z'ikuzimu, ahubwo turasenze ngo umugambi w'Imana usohore ku bantu b'Imana uyu mugoroba. Urakoze Yesu, ngaho tangirana natwe, twebwe tuba akanwa kawe, nawe wivugira urangurura icyo ushaka kubwira imitima yose itegeye amatwi kumvira ijambo, nayo uyihe kugubwa neza. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu mukozi w'Imana. Yesu nabaho umugisha mwinshi. Amen. Hanyuma ndagarutse kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ari uguhugurana, tukongera tukanibukiranya iby'uru rugendo. Nasanze muri uru rugendo nta ngizi yigize, nta muhanga, ariko Kristo niwe udushoboza. Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Turasanga igitabo cy'Abacamanza, turasoma ku bice 7. Hanyuma nitwamara gusoma ibice 7 turahera ku murongo wa mbere. Ndifuza ko twagarukira nko ku murongo wa 7. Kadusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma umutwe w'amagambo aravuga ngo Gideyoni anesha ingabo z'Abamidiyani. Yerubayali ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo cya kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'abami z'Abamidiyani zari ikasikasi. Yari inzu yari mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma nemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu 1. Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo, nuko uwo ndi bukubwire uko ari we mujyana abe ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesha amashyi uba 300, ariko abandi bose umubare w'abanywesha amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubire iwabo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ndifuza ko tuganira kuri ijambo ry'Imana, numva ririmo rimfasha muri iyi minsi. Ndumva ririmo rimfasha. Ni ikiganiro kinini Uwiteka yaganiriye na Gideyoni. Hanyuma nakuyemo ikintu gikomeye. Iyo Imana igiye guhamagara, ntabwo igica hirya cyangwa hino ngo ijye kugira uwigisha inama, ahubwo iyo Imana igushaka cyangwa iyo Imana inshaka ikampamagara nkayikundira nkitaba, Imana ikorana nanjye
kandi hari imbaraga z'abamidiyani Imana igitsinda. Imana yacu nishimwe. Hanyuma uyu mugabo Gideyoni Imana amubwira ngo kugira ngo bazatsinde abamidiyani, Abisiraheli batiraye ngo bavuge ngo wenda ni imbaraga zacu twebwe Abisiraheli, ni ubwenge bwacu, ni ubuhanga bwacu. Imana yaramubwiye ngo abantu uko mwabatoranyije, uko bangana, umubare wabo iyo nkurebye mbona ari mwinshi. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda umbwirire abantu, utangaze itangazo, ubabwire ngo yemwe abantu, umuntu ufite ubwoba, umuntu ufite umushyitsi, umuntu urimo yumva adatuje, atameze neza, natahe ntajye ku rugamba. Hanyuma ngo aragenda arabitangaza, abwira abantu, arababwira ati yemwe Uwiteka aravuze ngo ufite ubwoba, ufite umushyitsi, natahe ntajye ku rugamba. Ngo abantu benshi barazinga koko barataha, kuko burya Imana ireba ibintu byose. Imana izi ukuri, izi abantu bajya ku rugamba barugeraho bakarujyaho ariko batarugiyeho. Ariko Yesu warabizi, azi ukuri, azi abantu bakwiriye kujya ku rugamba, azi abakwiriye kujya kurwana. Niyo mpamvu Uwiteka yabwiye Gideyoni, bagirana ikiganiro. Uwiteka aramubwira ngo aba bantu bo ni benshi. Uwiteka yari yarangije kubona mwinshi, umubare mwinshi ntugutera ubwoba, kandi umubare mwinshi Yesu azimwo umubare nyamubare. Yesu ashimwe. Hari igihe wajya ureba ukabona abantu bose baravuga Imana, ukabona abantu bose baranura, mbese murarimo bireba abona iki kibuga ntabwo cyoroshye, kirimo abantu benshi. Ariko nagira ngo mubwire ngo umubare mwinshi urimo, Uwiteka azi umubare w'abantu be. Ntabwo Uwiteka ajya yitiranya, Uwiteka azi ukuri. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Gideyoni yamaze kubikora ngo abantu bagiye, hanyuma haboneka ikintu gikomeye. ngo Uwiteka arongera aramubwira ngo uwo mubare n'ubundi ndacyabona ari mwinshi. Ndashaka kuza kubabwira ko Uwiteka yarabirebye abahanuza, abona babaye benshi, abona turagwiriye. Abirebye abavuga butumwa, abona tubaye benshi. Uwiteka yarabirebye, arebye insengero abona zibaye nyinshi. Uwiteka yararebye, areba abantu bavuga mwami mwami, asanga tubaye benshi. Nicyo gituma arimo ahamagara ba Gideyoni bagihagaze, ba Gideyoni abandi bacyumva ijwi ry'Imana. Arimo ababwira ngo hoya, ntabwo izo ngabo ibyo mwishingikirijeho, dufite ikibazo. Bana babwiye Gideyoni ngo Abisiraheli nibanesha, bakanesha bagiye ari benshi, ejo bazahagarara ngo bavuge ngo ni imbaraga zabo n'amaboko yabo. Ariko Yesu ajya yirwanirira, Yesu ntanagurizwa izuru. Umugabo dukorera niwe wenyine utunganye, niwe wenyine uboneye, niwe wenyine ufite imbaraga. Agaravuze ngo hoya, ngo uyu mwambaro ndawushimira mami, na dada. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yongeye kuvuga ngo bakabije kuba benshi. Barimo bahagarara bakavuga ngo ni imbaraga za bamami, ni imbaraga za bamami, si za ADEPR, si za Anglikani, si za Zayoni. Hoya, ni bamami, ni ba dada. Ariko igihe utari wibuka ko Uwiteka ari ugukuye iyo mu kidaturwa, iwabo w'inyamaswa hari hegereye urupfu, ngo nujya ugera ku ruhimbi uvuga ngo hashimwe Uwiteka, ugahagarara ukavuga ngo ni aya maboko ya mami, ni aya dadi, ni aya mutoni cyangwa ni aya runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo uteye Imana kuza kugabanya uwo mubare. Ubu uhamagaye Imana rero ngo yarabirebye, ubwira Gideyoni ati Abisiraheli ndabazi, bahora bavuga ngo n'ubwoko bwanjye ndabazi. Nintabagabanya bazahora bavuga ngo nitwe, nintabagabanya bazahora bavuga ngo n'amaboko yacu. Ariko bene data, ntabwo ari ku bwacu, muri njye ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka w'Uwiteka.
Imana yacu nishimwe, ntabwo ari ku bw'amaboko bene data, wivuga ngo ni ku bwa mame, ni ku bwa bishopu, hoya wivuga uwo, ni ku bw'umwuka. Inzira ijya mu ijuru irivuga ko izaca ku irembo ry'umwanzi wawe, ariko ntabwo ari ku bw'abo bantu, ntabwo ari ku bwanjye, ni ku bw'umwuka wera w'Imana. Imana ishimwe. Ukuvuga ariko ngo Mana ngo igarure itorero, ngo Mana ngo nk'uko byari kera, ngo Mana ngo turakenera abakristo ngo nk'abambe, oya haracyari 7,000. Nagira bambwira ngo nta gikuba cyacitse, Uwiteka yamanuye abantu ku kagezi. Ni akagezi twese turiho, hari ngo abazanywa bapfukamye, hari abazanywesha ururimi nk'imbwa, hari abazanywesha ibiganza, edema, hari abazibuka ineza y'Imana, hari abazongera gukurura ahantu Imana ibakuye, bahita basingira aho Imana ibageza. Nta mbaraga z'umuntu, nta yandi maboko. Aba ngabo ijuru riravuza ngo niba bazatabarukana n'Imana, aba nibo bazatsinda urugamba. Imana yacu ishimwe, Imana ishimwe. Niyo mpamvu ifasha abagore ku kagezi, niyo mpamvu ifasha abagabo ku kagezi. Abakobwa ni muceyo, abasore ni muceyo, niyo mpamvu ifasha abacumba ni muce ku kagezi, ifasha abahanuzi ku kagezi, bavuga ubutumwa ku kagezi. Akagezi kari gusobanura ibintu ku bindi, akagezi karabisobanura. Yesu nashaka abantu bazirarira ngo batakereza ngo ni amaboko yabo, cyangwa ngo aje wirarira ngo nuko wari wahanuye. Ngo niyo mpamvu viza yabonetse, niyo mpamvu igucishije ku kagezi, kugira ngo mu gihe utari guhanura viza, ejo Imana izatange viza n'amaboko yawe. Mu gihe utari guhanura imodoka, utari kubona aho ubihanurira, Imana igucishije ku kagezi, kugira ngo nizitanga abantu bazaze bavuga ngo ni amaboko y'umwuka. Shedeba, haleluya, ni amaboko y'Imana akoze ibyo ngibyo. Kandi basimanuye kugira ngo irebe niba ibyiringirwa byo kwihangana wigisha cyangwa ubwiriza abandi uri mwarurarwa nawe wabyihanganira. Imana imanuye icyiciro cyose ku kagezi. Shedeba etealabayagaya hedimaya, ni akagezi, nagira ngo nkubwire ngo muragacaho nanjye ndagacaho. Hanyuma kandi ikintu gihari nuko Imana yambwiye Gideyoni ati uhagarare urabe, uzanisha ururimi nk'imbwa hariya, uri bupfukame hariya, unywesha amashyi hariya. Imana data ije kongera gucisha abantu ku kagezi. Ibintu byo guhora abantu bahagarara ngo nuko nahanuye, impamvu ngo batari kuguha ku mafaranga ngo narahanuye, ngo bisohoye kuko ari njye. Hoya, Imana yari yavuganye n'abantu ko izatanga amazu, si wowe wahanuye. Imana yari yavuganye n'abantu ko abana baziga, si wowe ubirema. Niba wari ubizi ubisobanukiwe, nshuti yanjye duhugurane. Gusenga ni ukwacu, ariko gukora ni ukw'Imana, si kubw'amaboko, si kubw'ubuhanuzi, si kubw'uko uvuga ko ufite umunwa uzi kuvuga. Hoya, si izo mbaraga zikugejeje aho. Imana yagukuye kiriya kwa ba nyiramakuba, Imana yagucishije karanda z'iwanyu, Imana iguhamagariye kuyikorera. Iravuze ngo si kubw'amaboko yawe, ni kubw'umwuka wera w'Imana. Niyo mpamvu irebye ukuntu abantu barimo bishyira hejuru, irebye ukuntu abantu barimo bizamura, yavuga ngo reka mbe mbajyanye ku kagezi. Ijyanye abahanuzi ku kagezi, birirwaga mu ngo bavuga ngo nshuti yanjye, ntabwo ari wowe ubikora, ntabwo ari wowe ubikora. Abantu bagiye basenya ingo ngo Imana yavuze, abantu bagiye babura kubana n'Imana ngo Imana yavuze ngo va mu idini ujye mu rindi. Ntabwo ari we ubikora. Mperuka kumva umuntu umwe, yewe numva ndababaye cyane, aravuga ngo kubera ko ngo ADEPR itasuye ngo nararirimbye ngo narantonaga. Ntabwo ari ku bwawe wantonye, si ku bwawe waririmbye, nawe ubwawe hari utasuye kandi bifuzaga ko wabasura. Nagira ngo
w'Imana ushoboza abantu. Niko Edimayi Shediba, ni kubw'umwuka wera w'Imana. Imana rero yabwiye Gideyoni, yamubwiye ati ariko rero aba bantu bose ni abagaye, bamanure. Imana iri kumanura abantu, imanuye amatorero iyajyanye ku kagezi, kubera ko twabaga turirimba turabanga burya tuzakorera Imana zikiza cyangwa zinanakinguye. Niho igujyanye ku kagezi, hanyuma iri gupima abaririmbyi, iri gupima abavuga butumwa, abahanuzi. Nshuti yanjye, nshuti z'umusaraba, akagezi Imana itujyanyeho, itujyanye kudupima ngo irebe ko ibintu tuvuga bingana n'ibyo dukora. We kujya wirwa uvuga ngo urasenga ariko utazi gusenga, muri njye ngo genda usenge, wongera usenge, ariko arenzaho ijambo nshaka kuvuga, aravuga ngo utandukanye gusenga kwawe. Abantu barasenze barongera barasenga ariko ntibatandukanya gusenga. Niyo mpamvu Imana ibajyanye ku kagezi. Imana iragenda ibwira Gideyoni gutya ibageza ku kagezi, uri umuntu uri bujabisha ururimi nk'imbwa, uri bunywesha amashyi. Bene abo bantu bose ariko avuga ngo umuntu uri bunywesha ibiganza ni umuntu uri buze kwibuka ineza y'Imana. Niwe Imana iraza kuza gukura kwa aka kagezi, akazamuka nta mwotsi w'isayo ryo mu kagezi kamunutseho. Uyu nguyu yaraza gutambuka imbere aha, uyu nguyu yaraza gukomezanya n'Imana. Aho ibyo muvuga ngo barakorera abakera, na kera akagezi kari gahari, kuko Bibiliya igaragaje ko hari abaje bishije ururimi nk'imbwa. Ntabwo barakora kera. Na kera hose Imana yarasuzumaga, na kera hose Imana yarapimaga, na kera hose Imana yarize umukiranutsi uwo ari we. Ntabwo noneho Imana ariho mwibagiwe wiza kwirirwa ujya kubesha. Hoya, ahubwo Imana ikeneye umuntu mu bantu. Yesu ashimwe. Ukeneye uri Gideyoni, nanjye nkeneye ndi Gideyoni. Kuba twahanura, kuba twavuga ivugabutumwa, kuba twabwiriza nta hantu bihuriye. Gahunda kubabwira ahabwa ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Hanyuma Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo abo ngabo 300 babonetse bamwesheje amashyi yabo, abari bijyana ku rugamba. Kandi koko bimusoza aragira ngo babwire ngo abo ngabo niba Imana yatararukanye nabo itsinda wa Midiyani, kandi nabo ntabwo bakoresheje imbaraga zabo. Abagiye ku rugamba ngo atara n'ibipfunsi, yarababwiye ngo ibibindi bimuri nibyo byabatsindira aba Midiyani. Hanyuma none wowe ufite iki? Ese Imana ikujyanye ku kagezi unywesha yahe? Unywesha amashyi, mbese unywesha, uri muri iyo sisiteme, uri mu kihe cyerekezo? Aho ngaho ntupfukama mu iriba ukunamishamo umutwe. Turabafite bazi gupfukamiririza, amabishopu turabafite batazi kuvuga Imana neza. Bahagaranga ADEPR yari yaratubeteje, ngo Anglikani yari yaratubeteje. Yagira ngo nkubwire ngo sigaho, ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ahubwo urebe neza niba ku kagezi unyuzeho nanjye nkabanyuzeho, tugiye guhagarara Imana ikabona twatabarukana n'Imana mu minsi nk'iyi ngiyi. Nusanga atari ko bimeze, wongere ubwire Imana ngo nshoboza. Ahangaha nageze ku kagezi nzabisha ururimi nk'imbwa. Turabafite bavuga Imana ariko bajabisha ururimi nk'imbwa. Ntabwo ndi buze kuvuga ibintu byinshi, ariko ndasoje ndagira ngo nkubwire ngo Yesu acishije abantu ku kagezi. Uyu mugoroba ubimenye ko akagezi abantu bagaciyeho, isi yakangaranye, ibibazo byabaye ibibazo, abantu baciye ku kagezi, bakagezeho barasakuje. Imana ntihari, Imana yaradutaye, imbaraga z'Imana ntizigaragara. Ese ugasanga abantu basakuje, Imana nitwambika, Imana nitugaburira, Imana rimwe na rimwe bakagenda bakajya kwicira inzira, ntibamenye ko bavuganye n'Imana. Yagira ngo ndekere aho ngaho, ariko uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo akagezi kose Imana ikumanuyeho irashaka kujabisha, ntabwo ishaka kujabisha ururimi nk'imbwa. Irashaka kutega amashyi ukakira ibivuye mu bumana bw'Imana,
ukakira gukomera kw'Imana, hanyuma ibiturutse ku Mana ukabishimira Imana, ukabirindisha ivi, ukongera ugasenga, imvugo y'Imana ikongera ikaguka muri wowe, gukora kw'Imana kukongera kukaguka. Yesu naduhana umugisha mwinshi. Murakoze cyane, nagiraga ngo mbabwire ngo nimureke dutabarukane n'Imana, iduhamagara niyo kwizerwa, n'ibigoye byose Imana izabikemura. Murakoze cyane, Yesu nabaha umugisha mwinshi. nyabune mwebwe abagaragara nk'abakozi b'Imana, Imana yatumaga mukagera mu gihe cyo kujabagiza ururimi nk'imwe, bishatse kuvuga mukaba mu by'Imana mutabirimo, mukaba mu by'Imana abantu batabirimo, abantu batabirimo, mbese ndagira ngo mbabwize ukuri. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya twakwinginga, nimba uri muri icyo cyiciro, gerageza ugarukire Imana, kuko Imana impamvu iduhaye abantu zimeze gutya no kugira ngo twisubireho, twisubireho dukire Imana bugufi. Umukozi w'Imana, njye nguwe neza, by'umwihariko mu by'ukuri hari aho ijambo ry'Imana rinkuye, ubuhanuzi hari aho bunkuye, ari naho bungejeje. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, turagushimiye. Reka noneho utarasenga uvuge nimero zawe, kugira ngo uwakwifuza ko wamufasha gusenga Imana n'izindi nama zose zishoboka wamugira, byaguhamagara kwihe nimero. Hanyuma yamamagara kuri nimero ya 0788 44 85 027, cyangwa kuri 0722 56 13 771. Yesu naduhana umugisha. Ziri no kuri WhatsApp. Amazina ni yandi, ni Mutoni wa Esteri. Yesu nabaha umugisha. Twizere ko kuri Betfage nitwongera kugukenera uzagaruka ukatugezaho ijambo ry'Imana. Ndahari ngo duhugurane, twibukiranye, kandi icyo Umwami ashaka nuko dufatana mu maboko tukazagerana mu bwami. Imana kuduhera umugisha. Noneho soza usengera ubwoko bw'Imana. Yesu nabaha umugisha mwinshi. Mureke dusengere muri ijambo tuvuga ngo Imana itubashishe kugira ngo dutabarukane nayo mu gihe nk'iki ngiki kigoye kandi kiruhije. Niwe ushoboza abantu bananiwe, kandi niwe murengezi wacu. Uri imbaraga z'abakwizera, uri ibyiringiro by'abaguhungiyemo. Ni wowe shami, kandi ni wowe utera umuntu akamera. Aka kanya n'uyu mugoroba twongeye kuguhamagara, turasenze ngo umuntu wese mwe guhagarara yemye kandi adatsinzwe n'urubanza. Shoboza abantu bawe, bambika imbaraga z'iburyo n'iz'ibumoso. Shoboza kunesha Yesu, ubashoboze kunesha, kandi mu gihe gisa nk'iki ngiki Mwuka Wera natugwiremo, Mwuka Wera nadushyigikire, Mwuka Wera nadushoboze mu izina rya Yesu. Mwuka Wera naherekeza iri jambo. Turagushimiye rero, aka kanya umuntu wese uri buryumve rimugirira umumaro, rigira rimukura naho rimushyitsa, kandi usabye umugisha ku muntu wese mu izina rya Kristo Yesu. Sengeye ibyifuzo by'abantu b'Imana, nasenze ngo Imana ibitamururire, kandi kugirirwa neza n'Imana bibe kuri twebwe twese. Urakoze Yesu, ukomeza kudushyigikira, kandi ukomeza kudushoboza gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane. Amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Bye bye. Urakoze cyane. Naho ubutaha. Amen. Amen.